iza gusozwa rero n'ibindi nyine ibi byo ku social media cyane ntabwo wabibonye ibihe hari ibintu umugaragu yanyoherereje mbona hari n'abantu binyoherereje bo muri famiye n'abantu b'inshuti byaba abantu bo kuri za YouTube bati Rugaju ati bamufunze yasinze akanyarije ntabwo bishoboka noneho ndareba ndabise cyazwe ko ntabibonye cyandanga naka YouTube karaho sinzi niba kitwa gute umuntu asindatanywa inzoga noneho ariko rero hari ikintu muzagicungera Renzo kiri kugenda kidevelopa kandi kitari cyiza ari bishatse yakumira umugani hari abantu gukumira hanjye nuko we nafite nk'igitangazamakuru nabivugiraho ariko hari abantu benshi usanga mwana akabyuka ntazi ko ufite famiye ntazi wenda situwasiyo ya famiye yawe ntimuntu ari kumwe wenda umubyeyi akabona nk'ibintu mu gicuku ngo ibi bintu ngo akabwira abantu akababyutsa ati mujye kureba ko umuntu ari muzima uvuga ngo umuntu yafunzwe nta kintu na kimwe cyabaye ukabikorera na video ukanabigira muri AI ugashyiraho amapingu ukanashyiraho n'amapingu ugashyiraho n'abapolisi ugashyiraho n'imyenda y'iroza man like abandi ababika abantu ngo bapfuye ngo kanaka ngo arapfuye ngo akakanya ngo inkuru ngo y'incamugongo I know someone uri gushaka wenda utwo $2 tungaye ariko please mureke gukabye nyine mureke gukabye mujye mugirane n'icyubahiro mushyira no ku miryango y'abantu no ku bantu bwabo ni nacyo cyambabaje niyo avuga ati Rugaju arafunzwe kubera yuko wenda yavuze kuri Rayon Sport njye ndi umukristo urabona nasinze nk'ibyo bintu nabonye ngiye kubona mbona mere ngo aheze ntabwo tubana mama umva nk'umubyeyi wese ahita agira igishyika akabaza abantu nta mugaragu yabinyohereje n'abandi bantu benshi cyane nabonye ariko noneho ntabyo nabonye ikanze mbikwereke urebe aroti YouTube wa mugani wawe nyine ukabona hari ukuntu nibigenda ariko Rugaju wivunika nibigenda nabi abana bazisanga abantu bagiye kubarega kandi njye nta muntu nshaka kujyana nawe ibibazo rwose si ngombwa ko bigoturukaho ntabwo mbyifuza rwose YouTube kitwa umunyamakuru Rugaju wa RB yatawe muri yombi na polisi abapolisi babiri bamufashe mu maboko n'amapingu izi foto bakoresheje uribuka itabwa muri uribuka ifoto yagiye mu bitangazamakuru y'uwitwa Sankara ari mu mapingu na polisi babiri niyo foto bafashe batereka mu mutwe bariga ari editing agashyiraho umutwe bakura wa Sankara bashyiraho barigana bashifate n'ubujira akaziga Jesus Christ niyo mubyayibonye mubyeyi ntago bazi ko none umubyeyi wawe ibyo bintu arabizi uyu mutwe ni wa Rugaju neza byitayeho ntabyo yamenya bagiye kumufunga ari babiri none mu maboko bamufashe nk'ikihebe mpuzamahanga urareba ukavuga ise rero iyo pepo cafu uwo mwanda uwo mwuka mubi ntago ari kuri nge gusa kirebe mu bintu ireba si ngombwa kwenda ibintu ni ibizabaho biguturutseho ariko bagenda nabo bagenda bumva abana arabigukorera utagira icyo umukorera utamurega akamenyera akagwa ku wundi noneho udashobora no kubyihanganira uzi icyo akora ajya kumutangira ikirego abo bana birirwa barafungwa cyane abana bafungwa icyumweru barabafata ko barabafunga ujya kumva YouTube nka batanu babatayemo bakamara nk'icyumweru rwose barimo kubakosora humura ntugire ikibazo aramenyera kumva abantu bose ari ba Rugaju hari uwayoberaho rwose agahitamo barabafunga abana ariko se iryo ryo kumurinda bamufunga yabiretse barabafunga ari ibindi bintu wahimba kuri Rugaju niba ukeneye $5 ya YouTube birahari uvuga ati Rugaju ararongoye ugenda ushake umukobwa umushyire cyo uvuge n'akantu keza uvuge n'ikintu umuntu ashobora nabyo kiba ari igihuha ntabwo bazabireba navuga ibyo ngibyo ntabwo bazabireba hari nabonye wakoze nka article yansekeje ariko nayo nyine y'ibihimbano ngo ibintu ngo Rugaju atunze ashyiraho ama etage ku irebero ashyiraho imodoka ashyiraho ibiki ashyiraho igikobwa cy'ikizungereza ati dore Rugaju umugore agiye kurongora no agikora nk'iminota 20
yego ubwo rero ndavuga ni okay byibura ibyo nabyo ni ibinyoma ariko ni ibinyoma byibura bidakura umutima. Ruvuyanga agiye kurongora wa mukobwa wo muri Genzi. Iyo nkuru ni nziza Ruvuyanga, uwo mwana ntuzamurege. Ni ikintu cyiza byibura yakubeshye ariko yakubeshye ibintu biri positive, ntabwo yakubeshye ibintu bibi. kandi nari ngiye kumurega yewe. Oya urabeshye. Inkuru urayizi nyonye kuri YouTube. Ndayizi. Warujye kumurega niyo yisize. Mu minsi nyine yashize ntibancanye umuriro. Sinzi ko na urabeshya. Ntabwo uzi wa wundi unyitirira kuri Facebook. Ariko yakwanditse ibintu y'ibyo ni bibi. Afite abantu nk'ibihumbi nka 70. Abantu bizi kuko afite abantu benshi bamukurikira. Apostinga Ruvuyanga buri munsi. Biragoye ko umuntu ngiye nabonye ngurisha Facebook. Biragoye ko umuntu nahakana ko atari jewe. Kandi iyo page ikurikirwa cyane. Ifite n'abantu benshi. Akuzi ko ari byo. Birangira abantu bavuze bati n'ibitekerezo byawe n'ibitambukirizwaho kandi harimo n'ibitari. Ejo hari umuntu wasabaga abantu amafaranga 10,000 yanyitiriye kuri social media. Ngo ibihumbi 10 yise Lorenzo ngo ibihumbi 10 ngo guhesha akazi ko gukata amatike muri Ferwafa. Ariko se kubera inkuru nigeze gutangaza hano mvuga ko Ferwafa yashize ku isoko abifuza gufata akazi ko gucuruza amatike by'amakampani. Urabizi ko yindi isanzwe on hold ubu ngubu bari gushaka umfatanya bikorwa mushya nyine. Bahise bakagendera ko kavuze ibyo byavuzwe kuri radio kandi bivuze urumva birahura yandikira abantu tumi ngufitiye akazi ko gukata amatike muri Ferwafa zana ibihumbi 10 abantu barabimbwiye. Harabayamuhaye kandi ubwo babyize harabayatanze. Ubwo abantu bajya banashishoza munamenye ko ibyo mubona byose ku mbuga nkoranyambaga atari byo ariko ubwo n'abakora ibintu bitari byo babyirinde kuko birahari. Ubwo njye umwana sinjya kumurega nta maraso nshaka ntarukira nagende